Amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku ntsinzi zitabarika za Vladimir Putin n'Uburusiya mu cyo twakwita geopolitique igice cya mbere, kubera ko nyuma y'uko haje intambara ya Israel yarabanjijwe n'iya Ukraine, murabizi ikibazo kiri pending cya Taiwan. Ibyo byose tugiye kubiganiraho turebe Uburusiya uburyo bugenda busunika amakarita yabwo kuva Vladimir Putin yatangira kuyobora iki gihugu. Tukaba tugiye kucyita ikiganiro geopolitique igice cya mbere, tuzakomeza tugende dukora n'ibindi bice kubera ko ni ibintu birimo uruhurirane rw'ibintu byinshi cyane. Yes, mbibutse kandi ko KDB badufitiye ibyo kunywa byiza cyane, bafite dry gin nziza cyane, bafite vodka nziza cyane, bafite whisky nziza cyane, bakagira red wine, bakagira white wine, ku buryo nakubwira ngo nicyo gihe cyo guhesha amafaranga yawe agaciro. Ibi ni ibinyobwa mpuzamahanga. Yes, rero intsinzi z'Uburusiya zitabarika turazihera ku ntsinzwi y'intambara y'ubutita, kubera ko niho hantu abanyamerika bavuga ko batsinze abasoviyete. Intambara ya kabiri y'isi yose yararangiye ihita ikurikirwa n'intambara y'ubutita. Navuga ko uruhande rw'abasoviyete byarangiye bigaragara ko barutsinzwe, cyangwa se bivugwa ko barutsinzwe. Ibi ngibi rero bikaba byaratumye umunyamerika aba metre w'isi, ari ugena ibiba hirya no hino, igihugu cyose kigomba kugendera mu mirongo yacyo. Ibi ngibi bikaba byarabayeho imyaka myinshi cyane, ku buryo n'ibihugu byose biri mu kwaha kw'abanyamerika byakomeje gukora amarorerwa hirya no hino. Tumaze iminsi tuganira ku kibazo cy'abafaransa na influence bari bafite muri Afurika, abanyaburayi muri rusange, influence bafite hirya no hino, byose bijyana na boss wabo umunyamerika uri hejuru yabo ubahagarikiye. Bakavuga bati turashaka kwigarurira hariya muri Libya, tushaka gukuraho Gaddafi, abanyamerika bakabibashyigikiramo. Ni gutyo isi yari isanzwe iyobowe igendera ku murongo umwe, abanyamerika cyangwa se abanyaburayi bashaka ko isi igenderamo. Iyo niko intambara y'ubutita yarangiye ibigena, ku buryo n'abanyamerika n'inshuti zabo n'igihe isi yahindukiye bakomeje kujya bibeshya ko bakiri muri bya bihe, ariko hari amasinye menshi agenda atwereka ko bya bihe byarangiye. Urabibona, umufaransa barirukana ambasaderi agafunga umunyango, ntago ambasaderi ari bugende, ariko byarangiye bigenze bite? Byarangiye ambasaderi n'abasirikari bagiye. Umufaransa ba Sebastien. Ni ukuvuga ngo ibi bihugu by'abanyaburayi byakomeje kwibeshya ko bigikomeye, kwa kundi byajya kujyaho byajyaga bigakandaho bigasanga ntabwo hagikandika. Iyo niyo geopolitique rero tugiye kuganiraho uyu munsi. Murabyibuka rero Uburusiya ntabwo bwari bwaranyujijwe mu mirongo y'abanyamerika mu gihe cya Boris Yeltsin. Buri Uburusiya bwakoreshwaga iby'abanyamerika bashaka, iby'abanyamerika bavugaga ngo dukora iki, Boris Yeltsin bahitaga bagenda. Kuva Gorbachev yabahereza ibyo yabahaye badasinyanye amasezerano, ibintu byose byagiye bigenda uko abanyamerika babishaka. Mu gihe rero Abashinwa intambara ya kabiri y'isi yose irangira, murabizi bari bakiri mu ntambara. Mao Zedong aza kwigarurira Ubushinwa, isi yose iri mu ntambara y'ubutita. Abashinwa baza guhura n'ikibazo cy'ubukungu, ku buryo bagize n'inzara mu Bushinwa yahitanye abantu benshi cyane. Murabizi ibyo bintu Jideo yarabitubwiye ahangaha. Inzara ihitana abantu benshi cyane, ku buryo ari ikintu cyababaje Abashinwa. Bahita bavuga bati noneho dukora iki kugira ngo iki kintu kitazongera kubaho? Batangira intambara y'ubukungu, batangiye icyo gihe kugeza uyu munsi. Ni nayo mpamvu ubona Ubushinwa ibindi bintu ntago babireba, mupfa kuba mucuruzanya neza, ubukungu bwabo babona ko bugenda neza hagati yawe nabo, babikuramo inyungu. Ibindi uzakora Abashinwa nta kintu bibabwiye, ni kubera ko ni ikibazo bari bifitemo kuva icyo gihe cya Mao Zedong. Rero uburyo ibintu bigenda bihinduka, Ubushinwa ntabwo bukiri bwa bundi buri Pacifique bwishakira gucuruza gusa. Uyu munsi Ubushinwa burashaka ijambo mu rwego mpuzamahanga. Ubwo rero turakomeza tuzamuke. Abanyamerika bagiye muri Iraq barabombarda, abanyamerika bajya muri Afghanistan barabombarda, bari barabanjirize za Yugoslavia. Ibyo byose bakabikora nta muntu ubahagaze hejuru. Ariko niba mwibuka ijambo Vladimir Putin yavugiye i Munich, ni mu 2008 ndakeka niba atari 2007,
iryo jambo ryabaye nk'aho ari wo munsi isi yatangiye gahunda yo kwigobotora abanyamerika n'amashumi yabo, kubera ko murabyibuka iryo jambo Vladimir Putin yarabasomeye cyane ababwira ati murakora ibyo mushaka, abantu bagomba gusenga uko musenga, abantu bagomba kwambara uko mwambara, mbese muradomina abantu mu muco, mukabadomina mu bukungu, mukabadomina muri politike kandi ku gahato. Ibyo rero bigomba guhagarara. Vladimir Putin avuga ko Uburusiya bugomba gufata ijambo ku rwego rw'isi, butagomba kwemera ko abanyamerika bakomeza gutobanga isi uburyo babishakamo. Iryo jambo rero risa n'iryahinduye ibintu byinshi cyane. Ubwo Abarusiya barakomeje bariyubaka, kuko murabizi Vladimir Putin yagiyeho mu 2000, ariko barakomeje bariyubaka, yubaka igisirikare, yubaka ubukungu bw'Uburusiya, arakomeza. Manda ze za mbere zirarangira, hajyaho Medvedev, murabizi nawe akora manda ye ya mbere. Vladimir Putin aragaruka akomerezaho kugeza igihe abanyamerika bagiye bashiduka Umurusiya yarongeye gukomera ku rwego rukomeye cyane. Noneho ari nayo mpamvu bamuzaniye intambara ya Ukraine, ni ukugira ngo barebe uburyo bakongera kujegeza Umurusiya, kuko umunyaburayi mu cyitwa geopolitike ni uwa mbere cyane, kuko kugira ngo umunyamerika kugira ngo ugume munsi yiwe araza agakora ikintu gituma ubukungu bwawe bujegera. Ndagira ngo mbabwire ko aba banyamerika mu kuyobora isi kwabo ntago byaciye mu buryo buri fair, mujye mubimenya, ntago byaciye mu buryo buri fair. Buriya intambara ya kabiri y'isi yose, intambara ya mbere y'isi yose, abanyamerika babarwa nk'abantu batsinze izo ntambara, ariko ntibigeze bazirwana. Abanyamerika bararetse Uburayi burakubitwa handi bumaze kunegekara. Mu ntambara ya kabiri Stalin yahoraga bahamagara babwira bati muze mufungure undi murongo w'urugamba mpangane n'abanazi, abanyamerika bakamutera utwatsi. Bamaze kubona abanyaburayi bamaze kunegekara n'Abarusiya bamaze kunegekariza ingabo za Hitler, nibwo abanyamerika bemeye kuza mu ntambara, bazamo bayisoza. Ni igihe baba bararwanye kitanageze no ku mwaka, mu gihe intambara ibarageze igihe kijya kugera mu myaka 5. So ni trisheri rero, abanyamerika baraza bagashoramo duke, intambara bakagaragara nk'abayitsinze, ariko batarayirwanye, batarayishoyemo byinshi ku buryo byahungabanya ubukungu bwabo. Noneho bamwe bari mu ntambara bikarangira bameze nk'aho bapfukamiye umunyamerika ari papa, ari ugomba kubaha umugati wo kurya, kubera ko bo ntabyo bakishoboreye. Niko umunyamerika yabikoze ku ntambara mbere y'isi yose, niko yabikoze ku ntambara kabiri y'isi yose. Namwe murabyumva ko ubwo buryo ntabwo buri fair, nicyo wakwita trisheri. Mu buryo buri fair rero, Abarusiya n'Abashinwa baragiye bariyubaka. Twabibonye ryari? Ngiye kubaha ingero. Muribuka ibihano by'abanyamerika kuri Venezuela? Ni ibihano byahangayikishije cyane Venezuela ku buryo itabonaga ahantu icuruza ibitoro byayo. Muribuka ibihano by'abanyamerika kuri Iran by'igihe kirekire? Ni ibihano byatumaga Iran itabona ahantu yacuruza igitoro cyayo. Igihe cyarageze, intambara yo muri Ukraine iratangira. Mu gutangira kwayo, abanyamerika n'inshuti zabo, ya ntwaro yabo bita ibihano, bahise bayibuka hafi. Ku mateleviziyo bati tugiye gupfukamisha ubukungu bw'Uburusiya, Vladimir Putin azadupfukamira, tumufatire ibihano. Ngoke ibihano bya mbere bakabifata, ibya kabiri bakabifata. Noneho hari igihano bitaga ngo ni bombe atomike mu bihano, aricyo cyo gukura Uburusiya muri systeme ya Swift. Bati tugiye kurekura noneho bombe atomike yacu ku Burusiya, tugiye kurekura noneho, tugiye kubavana muri systeme ya Swift. Barakomeza babishyuhamo, abanyaburayi bishyira hamwe, Uburusiya babuvanye muri systeme ya Swift. Umuntu wese ahantu yari arabireba, tekereza kuba nta muntu wakohereza amafaranga aturutse i Burayi hehe hose ku isi. Ni ikibazo gikomeye cyane. Hari ibihugu wabikorera bigahita bijya ku butaka, ariko bibeshye ku gihugu, bibeshya no ku muntu, bibeshye kuri Vladimir Putin. Ko iyi ntambara itangira 2014, Putin yahise abona uburyo iyi ntambara izagendamo, atangira kwitegura kwimura imitungo y'Abarusiya, guhindura amadolari y'Abarusiya muri zahabu, gushaka abandi bantu bashyashya azacuruzanya nabo, gukora amayira mashyashya. Twarabibonye mu mishinga ya Putin uze kuri Waka Waka hasi,
urebe ikiganiro cyitwa imishinga ya Putin, urareberamo system Putin ashaka gutangiza noneho zizatuma uriya murongo wa Canal de Suez wari usanzwe ubaho ucamo ibicuruzwa Putin yakozwe kandi ugabanyaho 60% bya trajectoire. Mwumve namwe ukuntu ari ikintu gikomeye cyane. Ibyo rero abanyamerika babishyiramo ingufu bazi ko Uburusiya bugiye guhita bujya hasi koko. Mu kubikora bagiye basanga hari ibintu biva mu Burusiya batakwitesha. Harimo diama, harimo charbon, harimo uranium, harimo petrole na gaz. Ibyo bintu n'ibindi ntazi, wenda ntarimo kuvuga hano, wenda ntazi kubera ko sinabirebye byose, ariko ibyo ni ibyibanze nkubwira abanyaburayi basanze badashobora kwitesha. Mu kujya muri ibi ngibi bakomeza kugura ibi ngibi, nukuvuga ngo hari amabanki amwe namwe y'Abarusiya byabaye ngombwa ko aguma muri Swift. Bigeze aho Abarusiya baravuga bati oya, ibi byose mu bihagarike, noneho twebwe iyo petrole mu gifata hano, iyo zahabu mu gifata hano, iyo uranium mu ibyo bintu mu gifata hano, ntabwo dushaka ko muzongera kuza kubigura either mu madolari cyangwa mu mayero. Ntabwo tubishaka kuko nibyo byari muri contract. Murabyibuka n'abanyaburayi bavuga ati nibyo twasezeranye, Abarusiya ntabwo bubahiriza contract, ntabwo tuzemera guhindura contract. Ariko byagenze gute? Byarangiye bagiye gufunguza amakonte yabo mu maruble mu Burusiya kugira ngo babone ukuntu bazajya bishyura mu Marusiya. Nuvuga ngo umunyamerika kugira ngo yishyure diama na charbon akuranga mu Burusiya agomba kugenda akagura amaruble muri banki y'igihugu y'Abarusiya, akagenda akishyura izi company zicuruza ibyo bintu. Kimwe n'abanyaburayi baragenda bakagura amaruble, barangiza bakajya kwishyura ibyo bishyura. Ni nabyo bintu byatumye ubukungu bw'Uburusiya bari bategereje ko bujya hasi, ahubwo ifaranga ry'Abarusiya ryahise rigira agaciro, ritangira kuzamura agaciro. Abakora online trading mu kuvunja muri forex, muri online trading, bo barabizi kuko abenshi bagiye cyane mu bintu byo kuvunja aya mafaranga y'Abarusiya, kuko yari amafaranga akomeza kuzamuka mu gaciro. Ibyo rero bimaze kunanirana, bamaze kubona ko Uburusiya ntabwo burimo gutsindwa intambara, ntabwo burimo gutsindwa intambara muri Ukraine, ntabwo burimo gutsindwa intambara y'ubukungu, ntiburi no gutsindwa intambara ya politiki, hahita hazaho igihugu bita Ubushinwa. Ubushinwa ni igihugu kiba gikwepana n'Abanyamerika kuko cyo kiracyashaka gucuruza. Nkuko nabibabwiye, bo ikintu bashyira imbere cya mbere ni ubucuruzi, ni ubukungu. Ntabwo Abashinwa baragera igihe cyo kuvuga ngo tugiye kwinjira mu ntambara. Iki ngiki nacyo ngiye kukibaganiraho. Abashinwa baraje, Abanyamerika babanyuza ahangaha, Abashinwa bati oya. Babanyuza ahangaha, Abashinwa bati oya. Aho Abanyamerika bashoraga imari, kuko Abashinwa babijemo, buriya Abarusiya batanga challenge ku Munyamerika mu bya gisirikare, Abashinwa babizamo noneho mu mafaranga. Aho Umunyamerika yashoraga imari, Umushinwa akaza ugasanga niwe wa mbere ushora menshi aho hantu. Aho Umunyamerika yakangaga ibihugu akavuga ati tureta duhagarika ama contract yacu, ugasanga icyo gihugu gifite alternative uko cyasinyana n'Abarusiya. Influence y'Abanyamerika igenda igabanuka n'inshuti zabo igenda igabanuka. Noneho ibintu biza kuba bibi. Uburusiya Ubushinwa butangiye gutanga za gasopo zabwo ku Banyamerika, kuko ikibazo cya Taiwan kimaze kuzamo, Abanyamerika bahise batangira kohereza amato yabo hafi ya Taiwan kugira ngo bakomeje gukanga Abarusiya, bakomeje gukanga Abashinwa. Ibyo ngibyo Abanyamerika babikora igihe kirekire, Abashinwa nabo bakora utundi tuntu, ariko Abashinwa byagezaho babona ko bihagije. Umunyamerika ibyo statement, ibyo bari kumubwira atarimo kubyumva. Mumanzi Umunyamerika ibyo turi kumubwira atari kubyumva, reka tumwereke ikintu gituma abyumva, noneho akajya dutekerezaho inshuro zingahe, inshuro nyinshi cyane. Murabizi igisirikare cy'Abarusiya ni igisirikare, nako igisirikare cy'Abanyamerika ni igisirikare gishingiye cyane kuri technology.
ni ukuvuga ngo igisirikare cy'abanyamerika iyo kiri ku rugamba kiba kigendera ku mashusho ya satelite, kiba kigendera n'ibyo bintu. Ni ukuvuga ngo ubakatiye satelite ukabakatira interinete, nicyo gisirikare cyaba ari icya nyuma ku isi, mbibabwire. So umushinwa rero gukora statement yiwe yabigenje ate? Umushinwa yakoze ikoranabuhanga ryo kunetraliza satelite, ariko kugira ngo umunyamerika byumve, murabizi satelite zitwara amafaranga menshi cyane. Kugira ngo umunyamerika byumve, abanyamerika bagiye babona umushinwa boom, arashe satelite yiwe arayiturikije. Niturika umunyamerika yabonye ahantu hose kuri za radari biramucanga, abona abarusiya birasiye satelite yabo. Muri kubyumva ibyo bintu? Ni nko kubabwira ati murabibona ko dushobora kurasa satelite zanyu tukazishyira hasi, ariko ukabikora wirasira yawe bakareberaho bagatekereza. Buriya nimubona abanyamerika bari kugenda gahoro muri ibi bintu, bakomeza kugenda gahoro, no kubera ko mu buryo bw'ibikoresho, mu buryo bw'ikoranabuhanga, muri ibi bintu byose bari inyuma. Kuko nitujya ku hypersonic twarayibonye ejo bundi na Iran yaronshinze hypersonic yabo mu gihe abanyamerika batarayigeraho. Noneho tekereza ubwo abashinwa bafite misile ishobora guhanura satelite. Iyi misile n'abashinwa n'abarusiya barayifite. Bafite misile ishobora kunetraliza, bafite satelite ishobora kunetraliza izindi satelite. Icyo ni ikintu gikomeye cyane ku munyamerika. Rero ku kintu wenda kugira ngo twinjire mu kibazo neza cyane, iki ni igice cya mbere nk'uko nabibabwiye, geopolitike igice cya mbere kuri Waka Waka podcast. Abanyamerika nyuma y'izo feria zose bagiye bagira, n'ubwicanyi bagiye bakora, n'ibyaha ndengakamere bagiye bakora, Iraq, Afghanistan, Yugoslavia, Vietnam, Libya, Syria, ibyo bintu byose abanyamerika bagiye bakora byagiye biguma mu mitwe y'abantu. Ariko nanone umenye ko umunyamerika, abari bafite ikibazo ku munyamerika saba ngaba yagiriyeho intambara gusa, kuko hari n'ibindi bihugu byacishwaga mu mirongo y'umunyamerika ku ngufu, ntibibemo intambara, ariko bicishwa mu mirongo bitifuza gucamo. Uwo mujinya rero wari uhari. Igihe cyose yashobora kuboneka izindi mbaraga cyangwa se ikindi kintu cyatabara abantu, ubwo bukoroni ni ikintu cyari gifite karibu ku isi yose. So ni ukuvuga ngo rero abanyamerika amateka yabo ari mu maso y'isi. Kuba abashinwa bamaze kuzamura ubukungu, hakaba bamaze kuza BRICS, abarusiya bakaba bamaze kuzamuka mu bya gisirikare kimwe n'abarusiya na Turkey. Nayo mujye muyibuka ntimukayibagirwe, Turkey ni igihugu kimaze gukomera cyane. Ndetse no mu gice cya kabiri cya geopolitike tuzaganira uburyo abayobozi bazi politike cyangwa se baharanira inyungu z'ibihugu byabo barimo kungukira muri izi mpinduka zirimo kuba ku isi. Icyo nicyo gice cya kabiri tuzaganira. Nagira ngo mbanze mbabwire imbaraga z'Ubushinwa, imbaraga z'Uburusiya, imbaraga z'Abanyamerika n'inshuti zabo, kugira ngo mumenye impamvu batinyana. Nibiba byose babiganiraho mu ibanga, kubera ko babizi ko hari intambwe batarenga. Ibintu byarahindutse. Rero ni ukuvuga ngo Abanyafurika mwarabibonye ko bahise birukana iki? Umufaransa. Umufaransa yarazaga, mwatoye umuntu akamuvanaho agashyiraho uwe. Mwarabibonye muri Gabo baraje bakuraho Bagbo bajya kumufunga mu rukiko mpuzamahanga, basanga ni umwere. Ibi ni ibintu bibabaje cyane, ariko uyu munsi Afrika imaze kwirukana Abafaransa ahantu henshi mu bujura bwabo. Aho Abafaransa bari nuko bakorana nabo mu buryo bungana. Ibi ngibi njyana nabivuga, ushobora kubona wenda nk'igihugu cyawe gikorana n'Abanyamerika ukumva ko wenda kiri mu ruhande rubi. Oya, sicyo bivuze. Ni ukuvuga ngo iyo bimeze gutya buri wese areba inyungu ze. Niba ndi gukorana n'Umunyamerika ariko muri terms zanjye, uvuga ngo twumvikana mu buryo bungana, nta kibazo. Narababwiye ntabwo ari igihe cya Afrika cyo gukora revenge, ni igihe cyo gutekereza neza no gufata ibyemezo bizima. So muri iyi geopolitike rero, intsinzi za Putin ngiye nashaka kubabwira,
nizo guhera icyo gihe n'uburyo urwo ruhande rundi rwagiye rukomeza kuzamuka muri iyi ntambara yo muri Gaza imaze kuza. Abanyamerika bakisanga bari ku ruhande rwa Israel n'inshuti zabo. Murabizi Putin ari ku ruhande rwa Gaza hamwe na Xi Jinping bamaze kohereza n'amato 6 hano mu burasirazuba bwo hagati nayo yo gukomeza gutera ubwoba abanyamerika ku mato bahohereje. Murabyumva ko rero ni ikintu kirimo gutuma isi igira impande zipezanya, akaba ari ikintu gikomeje guha amahirwe ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Iyi ni geopolitike igice cya mbere. Mu gice cya kabiri rero tuzaganira kuri aba baperezida, turebere hamwe abaperezida bafite ubwenge b'abanyapolitike beza ku bihugu byabo n'uburyo bakomeje kungukira muri aka kavuyo abanyamerika bakomeje kwiteza. Navuga gutyo, no kungukira muri izo alternative zikomeza kugenda ziza, ari za BRICS, ari Ubushinwa, ari Ubuhinde, ari. Iyi ni Waka Waka podcast rero, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabashimiye cyane. Dutegereze igice cya kabiri kandi mukomeze mumpe comment zanyu, likes zanyu kugira ngo ikiganiro kigere ku bandi benshi bashoboka. Amahoro kuri mwese, dukomeze twinywera ibinyobwa bya KDB.